Ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo babigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000 ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu. Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye nuko tugiye kubana muri imfashanyigisho zigamije kugira ngo tubashe kumenya byinshi muri technique, by'umwihariko ama pièce electronique, aho tumenya gupima pièce electronique, ubupfu zigira ndetse nuko twabukemura. Uyu munsi reka turebera hamwe pièce electronique tuzi ku izina rya diode. Tugiye kumenya ubusobanuro ndetse n'amoko ya diode, tumenye ubupfu bwa diode ndetse nuko twabukemura. Diode ni pièce electronique y'amaguru abiri, positive na negative, tuzi ku izina rya semiconductor. Yemerera umuriro gutambuka mu cyerekezo kimwe, ikindi cyerekezo igafunga, umuriro ntubasha kuba watambuka. Ibyo bisobanuye iki rero? Igihe cyose umuriro uri positive uzaba uri guca ku kuguru kuri positive kwa diode, icyo gihe diode izemerera umuriro gutambuka. Noneho igihe umuriro uri positive uzaba uri guca ku kuguru kuri negative kuri diode, icyo gihe diode izafunga cyangwa se ibuze wa muriro gutambuka. Nyuma yo gusobanukirwa ibi, reka turebe ngo ese diode zikoreshwa he. Rumwe mu ngero nziza zigaragaza aho diode ikoreshwa twafata nko muri power supply cyangwa se alimentation y'ibikoresho bya electronique, aho diode zigera muri enye zifatanyije ziba ziri gufata umuriro w'amashanyarazi ariwo AC zikawuhinduramo DC cyangwa se umuriro ibikoresho bya electronique bikenera ariwo twavuze witwa direct current cyangwa DC. Izi diode zose ukarenye ziba ziswe bridge rectifier cyangwa se ikiraro gihindura imiterere y'umuriro, aho umuriro uza uhindagurika ariwo twavuze witwa AC, noneho cya kiraro cyangwa se za diode enye zigata zihugira DC, umuriro udahindagurika. Reka dufate urundi rugero kuri panneau solaire cyangwa se iyi mirasire y'izuba. Iyo hari izuba umurasire wo ucharginga amabatiri, noneho iyo hatari izuba za batiri zigakora backup cyangwa se zigatangira gutanga umuriro zabitse. Muri ubwo buryo rero hakoreshwa diode, aho diode yemerera gutambutsa umuriro uva ku murasire ujya muri batiri, noneho igafunga umuriro uva muri batiri igihe umurasire utari gucharginga batiri. Bivuze ko batiri niba iri gutanga wa muriro yabitse utazasubira inyuma ngo ujye ku murasire, kubera yuko harimo diode ishinzwe gufunga uwo muriro. Dufite amoko menshi rero ya diode. Iyi diode twahoze dusobanura ruguru yitwa ordinal diode. Bishatse kuvuga ko hari n'izindi diode zifite undi mumaro, ariko bidakuyeho ubusobanuro bwayo ko yitwa diode. Muri ayo moko atandukanye rero dusangamo light emitting diode, tugasangamo laser diode, tukagira zener diode, photo diode ndetse n'izindi zitandukanye. Reka turebe ese ordinal diode zipfa gute? Iyo zapfuye se tubibwirwa n'iki? Igihe cyose iyi pièce electronique diode izashya mu buryo bubiri. Ubwa mbere ishobora gushya ikazamo continuité cyangwa se ikamera nk'urutsinga rufatanye, hahandi izabitambutsa umuriro mu mpande zombi. Kabiri, ishobora gushya ntitambutsa umuriro ikaba icyo twise open circuit,
hamwe uzashyiraho umuriro ntitambutse ku mpande zombi. Ibyo byose tubibwirwa nuko dufashe appareil de mesure yacu tukayishyira muri diode mode cyangwa se mu gice cya diode cyagenewe gupima amadiode, noneho tukabona twapima iyo diode yacu yangiritse. Bakunzi b'imfashanyigisho zacu rero, tumaze kumenya ubusobanuro bwa diode, reka dukomeze turebe ngo ese diode yo yangiritse twayihindura tugendeye kuki. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni ubwoko ndetse n'imibare yanditseho, ku buryo utazafata ahari ordinal diode ngo uhashyire zena diode. Bakunzi bacu rero, ndakeka yuko hari icyo mukuyemo muri imfashanyigisho twateguye. Reka dusubire mu yindi mfashanyigisho izakurikiriye, aho tuzaba tureba bumwe mu bwoko bwa diode twabonye aribwo bwiswe light emitting diode. Ndetse mbibutsa yuko dukomeje kwakira abiga electronique ndetse na computer mu gihe gito. Naho ubutaha. Ijambo kwihangira imirimo ryakomeje kumvikana hirya no hino mu madisikuru yagiye atangazwa n'abayobozi batandukanye mu bihe bitandukanye. Nanone kandi iyo abanyeshuri babaga bashoje ibyiciro byabo bya za kaminuza hirya no hino bagiye kujya hanze ku isoko ry'umurimo, bagiye babwirwa yuko icyambere atari ukujya gushaka akazi hanze mu nzego zitandukanye, zaba inzego zikorera ku giti cyazo cyangwa se inzego za leta, ahubwo ibyo bize ari igihe cyiza cyo kugira ngo bajye kubishyira mu bikorwa, bakora ibishoboka byose kugira ngo bakemure ikibazo kiri hanze cyo kubijyanye no kubura kw'akazi. Ubwo ngubwo urahita wumva mu kwihangira akazi. Ni ibintu byagiye bivugwa n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye. Mu kuvuga kw'iri jambo kwihangira imirimo, hari ababyumvaga nk'ibintu bishoboka cyane, bagendeye yuko kuko bageze hanze bakagerageza, ababonye igishoro bakuye mu miryango, mu nshuti zabo cyangwa se bashoye ubumenyi bwabo, gusa ibi ngibi bikabaviramo igishoro nyine cyo gutangira kwihangira ino mirimo mu buryo butandukanye. Gusa umubare munini w'abanyeshuri bari hanze barangije ibyiciro bitandukanye bya kaminuza bakomeje kwinuba bavuga yuko kwihangira imirimo bisa n'ibivugwa gusa nta kintu kigaragara bishingiyeho. Bakomeje kandi kugaruka ku kuba ibi bigo by'imari bavuga yuko bibafasha kuzamura imishinga mito ndetse n'iciriritse, akenshi biganye usanga bikugora cyane, aharimo ibijyanye no kwaka ingwate ku bijyanye n'izi nguzanyo baba bagiye gusaba ngo bashyigikire imishinga yabo. Yewe bakomeje kugaragaza yuko ibi ngibi uretse kubivuga gusa bigoranye kuko hari uburyo bugaragara bwo kubishyira mu bikorwa. Ntabwo turi buze kwirengagiza umubare munini w'abajene bari hanze badafite icyo gukora, ariko nanone nkangiye uri mu kiganiro tubimenye ntibiri buze kumbuza gusubiza amaso inyuma ya bamwe bumva yuko hari utuzi tutemereye gukorwa na bano bantu bari hirya no hino, bumva yuko nyine bafite impamyabumenyi n'impamyabushobozi z'ibyo bashoje mu byiciro bitandukanye bya kaminuza. Ibi byonyine bikaba bituma badashobora gukora utu tuzi. Bamwe mu bamaze kubona yuko ibi ngibi bigoranye, kuvuga yuko uzihangira umurimo gusa utiyemeje gukura amaboko mu mifuka ngo ukore ibyo udatekereza yuko washoboraga gukora. Aba ngaba baracyameze nyine nk'abafite urukuta rurerure binagoye gusimbuka mu maso yabo. Hari n'abubura amaso bareba bagenzi babo hakurya uko babigenje, bigasa n'ibibabera ihurizo ryo kumenya uko batangiye, uretse kuko baba bafite ubumenyi bw'ibyo bize ku ntebe y'ishuri igihe kirambuye, bisaba kugira ngo babishyire mu bikorwa ari uko babonye babaha akazi. Ubwo ndavuga ibigo by'abikorera ndetse n'ibigo bya leta muri rusange. Mbese ubu ngubu bakaba bakiyicariye bazenguruka hirya no hino batanga inyandiko zisaba akazi, nyinshi zikajugunywa bakazongera guhura nazo hirya no hino zipakiwemo imyunyu, amasukari, amasabune ndetse n'ibindi bitandukanye. Biri mu bitera agahinda uyu mubare munini uvuga yuko wagiye wiga biwugoye, ndetse abandi bakanigira ku nguzanyo bibaza uburyo bazazishyura n'inzira bizacamo. Ntabwo ibi turi buze kubitindaho, gusa mu gutekereza byinshi bitandukanye ku bijyanye n'iri jambo kwihangira akazi, kimwe mu bikorwa byagaragaye yuko biri mu rubyiruko rwinshi cyane, yewe uretse n'urubyiruko ndetse n'abakuze bashobora kwisanga muri aka kazi. Ni ibintu byatumye tugerageza kuganira n'inzobere nayo yabanje kwiga amashuri yisumbuye, ikiga kaminuza, nayo kandi yize ifite icyizere cy'uko ishobora kuzabona akazi hanze kubera ubumenyi yari afite. Ni nako byagenze kuko yageze hanze abona akazi. Nyuma yo kubona akazi ariko yumvise ko ibi ngibi bidahagije, ashaka uburyo bwari bwo bwose bushobora gukemura kimwe mu bibazo byari hanze aha by'umubare munini w'abanyeshuri barangiza izi kaminuza n'ubundi, ariko ugasanga ibyo bize ntacyo bibemerera gukora hano hanze ku bijyanye no kuba bakihangira cyangwa se bakabona aho bakora cyangwa se bahabwa akazi mu gihe gito. Yashinze ishuri rishobora kwakira abahungu n'abakobwa bakihugura mu gihe gito bakagira ibyo bamenya ubundi bishobora kubatunga. Ni uruganda rumaze gutera imbere, ni uruganda abantu batavugaho rumwe bavuga yuko bitewe n'igihugu cyacu, isoko dufite, ubumenyi bw'abikoramo bigoye yuko bishobora gutunga abantu, kubaha amafaranga, kugaragaza isura y'igihugu ko bigomba kugaragara, dore yuko bagiye banavuga yuko uruhare rwabo rutaragaragara ku buryo bw'imbetse. Uru ruganda dukunze kwita rwa sinema, ese abarurimo ni bandi? Ese ntabwo byaba ari ukubikora bimwe byambuza uko ngira, byambuza aho ngana? Benshi akaba ariyo mpamvu bacikiyemo bumva yuko bafite impano yo gukina filime, bagiramo nyine bakikorera ibyo biboneye. Turaza kuganira n'inzobere twumve yabitangiye gute, ubundi se ni gute ibi ngibi bikorwa bitaniye iki by'abantu bita ko atari filime na filime za nyazo. Uyu munsi kandi turaza no kumenya uko igikoresho cya kamera ubwacyo gishobora guhindura ubuzima bwawe mu kanya nk'ako guhumbya. Kuba wakurikiye BTN TV gusa ni amahirwe yo kugira ngo uze gusobanukirwa ibi birambuye. Twinjire muri KEF TV. Ni rimwe mu mashuri
rishyigikiye andi menshi ari mu Rwanda, hari izitwa za BTC niba bivuze neza sinzi, n'andi atandukanye hirya no hino, hari za Omeni, hari ikigo cyitwa Omeni sinzi, ndumva sinzi ntabwo mbyibuka neza, ariko ni hamwe mu hantu nabonye hashobora kuba hakorerwa ibijyanye no gukoresha kamera. Aka kanya urasanga ari igikoresho, hari abajeni benshi baba bazifite mu buryo bwa shoot, bavuga ati ni photo shoot, abandi bati ni video shoot, bigendera ku mazi kugira ngo bakore ububiko bw'udufoto twabo n'ibintu bitandukanye. Ariko ni kimwe mu bintu byagaragaye yuko bishobora gukoreshwa ahubwo nk'akazi. Wari warize finance, wari uri umu accountant ariko ugakoresha kamera ikaguhindurira ubuzima. Ndagira ngo unyemerere twinjire muri KFTV nyirizina, turatangira utubwira KFTV wayisobanura ute, uri umwe mu bafondateri cyangwa se uri umwe mu bagizemo uruhare kugira ngo ibeho. Ni igitekerezo cyaje gute nk'umuntu ukiri muto ukumva ko washinga wakora igikorwa kimeze uko nguko? Ubundi KFTV itangira twatangiye kera muri 2014, aho niho nari ndangije kwiga kaminuza mu bintu bijyanye na sinema. So naraje numva ko ngomba gukora amafilme, ndavuga ati mvuye muri kaminuza, ubumenyi ndabufite, ubushobozi ndabufite, reka ngende ntangire nkora amafilme. Ariko ngeze maze kubona muri industry mu gihugu nsanga ikintu kinini kibura ntago ari gukora filme. Ndibuka icyo gihe hariho ishuri rimwe ri training mu bijyanye na sinema, ariko najyo rifasha abantu bake cyane. Ndavuga nise n'icyo umuntu yakora kugira ngo nibura urubyiruko rwinshi rushoboka rubashe kubyiga, kuko nanjye yari yo passion narahereye kera nshaka nakiga sinema mu gihugu ndahura. Ngomba kuma mu gihugu nkajya kwiga hanze. So mviyo navyo noneho kugira ngo contribute kuri muri sinema nyarwanda nuko manza gukora ishuri rikigisha abantu benshi cyane. So nicyo kintu twakoze ishuri turaritangira, turitangira rito cyane. Tunatangira n'abanyeshuri bake, by the way ndibuka intake ya mbere twatangira abanyeshuri 17, turabatraininga, ndetse intake ya mbere yabaye successful cyane kuko barangije kwiga bahita bajya gukora hanze, bari bagikeneye ku isoko. Exactly. Nako mwekera wasangaga mu karere kose abize kaminuza ari nka 7, ubwo bagomba guhita bafata ku karere baka. Exactly. Kuko twabugize result nziza, tubona ama televiziyo yose arabafashe, abandi bavuyemo bahise bajya mu maison de production yarasanzwe hari, tubona ko ni ibintu bikenewe. Noneho kwa kundi bagenda bavuga ati twiga hano, twiga kuri KFTV, twiga ibi, twize ibi, none abantu babona n'umusaruro w'ibintu batanga, abantu benshi baraza. Tuza kugenda dukura 2015 2016, abantu bagenda biyongera ku buryo navuga ko wenda nko muri iyo myaka irenga nk'irindwi tumaze gukora, hamaze kunyuramo abantu batari hasi y'ibihumbi 3 urubyiruko, cyane cyane ko nibwo twibandaho. Abantu barangije secondaire, abantu barangije kaminuza bari hanze. Impamvu ni nuko film urebye nko mu department dufite ni ibintu wiga ushobora kwihangira umurimo. Nicyo kintu cyambere tubigisha. Ntago tuba training tubabwira ngo mugende hanze mujye gusaba akazi. Oya, ngwino wige ariko ujye no kwihangira umurimo hanze. Kuko as igihugu gitera imbere, ibintu bijyanye n'amashusho n'amafoto bigenda bikenerwa cyane. Event yose bisaba ko ikamerwa. Exactly. Dufite ama event, dufite n'ama business menshi maratera imbere, akeneye kwamamaza, akeneye amashusho, akeneye amafoto. So muri uko rero niko twafite tutereka rero dufata ishuri turishireho, twigisha abantu, ndetse tuza gusanga n'ikibazo tumaze gukora, dusanga kenshi urubyiruko rwo mu Rwanda iyo rurangije kwiga kenshi ntabwo bafite amafaranga menshi. Turavuga se ni gute twabikora tugafasha urubyiruko rwinshi ndetse rukabasha kubona ubumenyi, ariko tugafasha n'abantu benshi. Tunashyiraho na program ya scholarship. Tukavuga tuti niba wumva ko ushaka kwiga ngwino kuri KFTV, usabe scholarship wige. Tukora iyo programme ndetse abantu baranayitabira kujya bashe kunyuramo abantu benshi cyane, ndetse banize. Ndetse tunabikangura n'abakobwa, kuko asanga muri sinema harimo abahungu benshi cyane. Yego ugasanga nta cameraman b'abakobwa dufite, ugasanga n'ugiyemo n'ugukina, bakambwa tudukinira udukinira uri umugore, ariko kumubona ari director cyangwa kuri kamera byo ugasanga ni ikibazo. So tunabikangura abakobwa benshi tuvuga ati muze mutinyuke. Ushobora kuba umukobwa ugakora kuri kamera, ushobora kuba umukobwa ukadirectinga film, ushobora gukora sound cyangwa lighting cyangwa se ukadirectinga muri rusange. So navuga ko wenda mu gihe tumaze dukora twabonye umusaruro mwiza, kuko birashimisha nk'iyo wenda mvuye nka hano nkajya nk'ahantu wenda kuri televiziyo runaka, nkasanga wenda nk'umu staff bahari nibura nka 1/3 bavuye ku ishuri ryacu. Hari aho mwahuriye. Exactly. Najya wenda ndimo ntembera kuri scene ya film,
nkasanga wenda kimwe cya kabiri hari ahantu mbazi n'abanyeshuri najya ku mamezo de production nkasanga n'abanyeshuri ba KFTV usanga ko bitanga courage kuko bitusanga ko nibura barimo barakontribua muri development ya cinema mu gihugu muri rusange bikanaguha na courage muri rusange. So kuri KFTV rero dutanga twigisha ibintu bitandukanye, twigisha dufite ama department atandukanye, twigisha filmmaking and TV production, aho bigamo nyine gukora amafilme ndetse no kuba wakora ku mateleviziyo. Ese ni iki televiziyo isabwa, ni ibiki ukeneye kumenya kugira ngo ujye gukora kuri televiziyo, cyangwa se ni ibiki ukeneye kumenya kugira ngo ujye gukora filme. Tukagira n'indi ya photography and graphic design inakunzwe cyane, no gufotora. Nyamaze gufotora isa amafoto ngiye kuyatunganya ariko se noneho ya mafoto natunganyije nshobora kuya brandinga wenda se kuyashyira mu kuyahuza n'ama text n'ibindi bintu wenda nkakora poster cyangwa se ikintu cyamamariza company muri rusange. Tukagira ya animation and visual effect, akarimwe muri department mpamya ko inakenewe cyane muri industry kuko akenshi usanga abantu bari kuvuga ngo dukora ngo filime ngo z'amateatre yego ziburamo ya innovation nyine y'ikoranabuhanga. Uri ukabona ni nk'ikintu bibaye ngombwa ukayumva utari kwireba bakumva nta itaniye n'ibyo duhabwa n'indamutse. Exactly. So iyo rero department iki dufasha nuko yikombina n'izindi department none ikazana innovation muri filime. Yama effets spéciaux tuya tubona mu mafilme bona umuntu hanutse muri etage wenda se yashizeho mu buryo buri realistic. Ibyo turabyigisha kugira ngo nibura bibashe gukontribua muri cinema, tubivane kuri level imwe tujyane ku yindi level muri rusange. Tukagira n'indi ya music audio production, aho ngaho twigisha abantu gukora music ariko tukanagerageza cyane no kubisanisha na filime kuko filime ikenera sound. Ubundi filime ni 50 ishusho 50 sound. Iyo kimwe gipfuye ikindi kirapfa. Ariko kugira ngo sound ipfe ishusho yapfa. Nubwo byose nta na kimwe kigomba gupfa n'ubundi muri rusange. So ubwo rero naho turayifite tukigisha abantu gukora ama sound kugira ngo ya filime yashusho wakoze iberekejwe na sound imeze neza. Hanyuma tukajya n'indi ya nyuma ya acting for film and TV, batwigisha abantu gukina amafilme muri rusange mu buryo bw'umwuga. Ko akenshi usanga abantu bakina amafilme nyine ni kwa kundi bavuga ati ngiye mfite impano yo gukina mbyumvamo ariko ntabwo yabyiza, ntabwo yabihuguriwe. Amenye ni gute nitwara imbere ya kamera, amenye ni gute nyine muri filme mpuza n'abandi. So ibyo ngibyo turabibigisha nabyo kugira ngo bigende donc duhuriza hamwe secteur zose za cinema tubashe gutera imbere muri rusange. So ni ibyo ngibyo tubasha kwigisha. Ikindi twakira abantu bose. Buriya ntago nava ngo film nukubyiga gusa kugira ngo uzazuje muri film. Ni ufite business ukeneye film making skills. Kubera iki? Ni ufite business ukeneye kuyamamaza. Ukeneye either ko ubasha no kumenya kuvuga story ya film ya business yawe. Nige turabyigisha storytelling. Ukeneye kumenya business yanjye nayamamaza gute. Ese uretse no nibyo ngibyo wenda ni gute ngiye noneho nkiriwe njya gutanga amafaranga nshobora kwamamaza business yanjye nkabyikorera. Cyane ko technology yaraje ukoresheje telefone ushobora gufata image nziza combining na skills ukabasha gukora advert ituma business yawe imenyekanisha muri rusange. So navuga ko ubundi cinema filme n'umwuga buri muntu wese yagombye kwitabira akaba yanabujyamo muri rusange. Ujya kugira icyo gitekerezo ibyo ari byose hari ibibazo wabonaga muri societe, hari no kwifuza kubikemuramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Akenshi iyo tukunze kwibanda ku bibazo biri mu rubyiruko duhita twizira kubijyanye n'akazi, imibereho, speeches zitandukanye zumva abayobozi bavuga ati mukura amaboko mu mifuka mwihangira akazi cyangwa se mwikorera akazi. Waba uri mu gikaro uri kuganira n'abajene bakakubwira ati akazi sishaho kwihangira imirimo, urahanga umurimo birasaba igishoro. Of course urahanga umurimo. Hari n'ikindi ntari butinye kuvuga ati Rwanda Revenue niyo utangiye gukora akantu gato atiraza. Ubwo ni ikigo cy'igihugu gishinzwe gukora igitanye n'imisoro n'amahoro. Of course imisoro n'amahoro ntibizabura kuko nibitaboneka ibyo bikorwa remezo ntibiri buboneke, ya mihanda ya matara twavugaga ahagomba gukorerwa ibyo bikorwa. Ibyo bintu abajene babihuza bikaba challenginga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aka kanyaro mu bari munini ukurikiye BTN w'abajene barangije za kaminuza muri department zitandukanye babahanga basohotse bafite amanota meza ariko bareba bakabona aho kumenera ntaho. Barutubwiye ati nsoza amashuri nari mfite skills mfite na capacity. Ntekereza ko twahita tubisanisha na financial capacity yo kubavuga ati byere byose umuntu nazo kwiga filime arakenera kamera arakenera computer n'ibindi nk'ibyo.
utangira wowe challenge wari ufite yari iyihe kuko umuntu dukurikiye ari ashobora kuba inspired akavuga ati ariko nanjye birabyo nabikora ariko yagera ku kibazo cy'ubushobozi akavuga ati yari yakuye nawe muri famille n'utundi tubazo nk'utwo utangira imbogamizi wari ufite karundura ni iyihe ntangira imbogamizi za of course ni n'ubushobozi kubera ko filime ni ibikoresho ibikoresho bya filime birahenda cyane kugira ngo ubashe kubona ibikoresho bigezweho wigishirizaho abantu bakabasha kwiga ku buryo bugezweho ni ibintu byari bihenze ariko nabisanishiye of course no kuba nanjye ntabwo navuze ngo ndaje cyangwa se undi muntu wampaye amafaranga nanjye nabanje ndayakorera nuvuga ngo kuko nari mvuye kwiga mfite skills naravuze ati nubwo mfite target yo gukora ishuri cyangwa yo gukora company ikora ibintu bya filime nanjye narabanje ndakora nta muntu wampaye igishoro so ndangiza amashuri nakoze filime atandukanye internationale nkagenda na ayo bampembye nkayakubita ku mufuka nkigomwa so nza kubona igishoro gikeya gishobora gutuma umuntu yakora ishuri ariko mbihuje n'ibyo ngibyo nibyo usanga hanze ahangaha urubyiruko rushaka gutangira gukora rufite ikibazo cyo kuvuga ngo ese ngo amafaranga nayakura hehe igishoro cyava hehe ngenda bya approachinga mu buryo bubiri icya mbere nuko daboro n'ubumenyi nicyo kintu cya mbere kuko ni urugero wenda uramutse ufite ubumenyi bw'ikintu ushaka gukora ntabwo mpamya ko wapfa kubura wenda igishoro nubwo wenda bigoye kukibona ariko bisaba kwagushakisha nuvuga ngo bisaba ngo ukure amaboko mu mufuka nyine gushakisha ikintu cyose ushaka gukora nta kintu wageraho utavunitse sibyo bisaba ngo ushakishe ariko noneho ugasanga wenda urubyiruko nago hari level rutarageraho imyumvire yo kumva ko niba kirangiza mu ishuri donc agomba gushakisha cyane urumva mbere twakuze tuzi ko wenda niba urangije kaminuza urajya kubona akazi muri leta ukajya kubona akazi mu kigo cyiza ariko aho tugeze aha byarahindutse kandi kiriya gihe byara uretse no kubyumva gutyo byaranashobokaga byarakunda exactly nuvuga ngo kiriya gihe nta bantu barize kaminuza nyinshi bari bahari nuvuga ngo wasohokaga n'umuntu ukeneye mu kazi ariko aho tugeze aha ngo urasanga buri mwaka nk'amakaminuza dufite mu gihugu barasohora abantu barenze 20,000 buri mwaka ntago rero leta ishobora kwese kuduhereza akazi ntibishoboka ntago ibigo biri aha ngaha mu Rwanda byose twese byaduha akazi niyo bisaba ngo dutekereze tuvuge ese mu bintu bisigaye ku isoko ni iki twe twakora tukihangira imirimo ibyo wenda ndabihuza nuko wenda na leta muri rusange nayo igomba kugerageza gufacilitating urubyiruko hari ibigo by'imari bifasha urubyiruko wenda nka BDF n'ibindi ariko nge mbona bidahagije mu buryo mbibona muri rusange numva BDF irahari ariko ntago ibasha gusupportinga abantu benshi ikindi wenda kinabaho kenshi usanga wenda nk'ijya nko muri bank bakubwira bati turashaka ingwate turashaka koratiro exactly wagera muri BDF bakubwira ati turaguha 70 turaguha iki ariko ugasanga ugasanga mu mishinga y'abana 30 exactly ati nk'ibiri niyo tubonye imeze neza ariko wajya mu mibare koko ugasanga si ikibazo cy'uko iyo ibiri ari imeze neza ahubwo nuko wenda no mu mibare yabo barebye financially bakabona gusupporting ibiri nibyo bitari buteze ikibazo cy'abandi bazazejo so numva ko nubwo ihari kora ariko ubushobozi burashya navuga ko butaragera kuri level yo gusupportinga abantu benshi cyane of course harimo urubyiruko benshi bagenda bafasha ugasanga wenda bararangije babahaye ari amafaranga yo gutangira business abo benshi barahari ariko nkeneye ko wenda bishobotse leta yakongeramo imbaraga ikongeramo budget kuko burya nanone budget ihari nyinshi cyane urubyiruko rwinshi rwabasha guhanga udushya kuko mpamya ko hari urubyiruko rufite innovation nyinshi cyane ariko usanga kenshi mugani ikintu cya budget kibagonga ariko nanone ntago navuga ko cyagombye kwimbogamiza cyane of course ntago leta yafasha abantu bose niyo mpamvu natwe nk'urubyiruko tugomba kuvuga ati ese niba dushaka gukora iki ngiki ni ibihe bisubizo turi bwishakemo ku buryo wumva ko cya kintu ushaka gukora ugomba kukigeraho ariko numva ko ibigo by'imari bifasha urubyiruko bigomba kwiyongera mu gihugu ndetse na leta ikabishyiramo imbaraga kugira ngo bibashe gufasha abantu benshi cyane bikiyongera ku bihari kugira ngo bibashe gusupportinga abantu benshi cyane ariko natwe nk'urubyiruko dufite devoir yo kuvuga ngo ikintu nshaka gukora ndakigeraho gute niba nshaka gukora maison de production ndasabwa kamera ndasabwa computer ndasabwa iki nakora muri bwa bumenyi namaze kwigana nakuye ku ishuri reka nshaka ahantu ngende nkore
nimara gukora saving na investing. Ikindi n'abantu bashaka bumva kwenda gukora business bisaba igishoro kinini cyane. Oya, igishoro ugomba gukora ushobora gutangiza igishoro gito cyane ukagenda improvinga. Ibyo bijyana none nyine na za skills zo kumanaginga business, kumenya ngo niba nkoreye 100 ni gute ndi bibyaza umusaruro, 100 ndi bibyaza 200, 200 nkebyaza 400. Tukiga n'ikintu cyo gusavinga muri rusange. Hanyuma ikintu gize kumazaho cya Rwanda Revenue, ntabwo mpamya Rwanda Revenue ari challenge ku bantu batangira business, kubera ko ndakeka ko muri Rwanda Revenue nta muntu bishyuza amafaranga y'imisoro atakoreye. Bibaho bijya bishyuza mu nyungu yayo wakoreye. Iyo babwiye uti sinakoze ntibakwishyuza. Hari usanga bavuga ati business ntiyungutse neza, ati n'inyungu yakazemo. Aya ntabwo mbyemera kuko biriya bizamo no kutamenya donc ni gute ndi busore kudekarara ibyo ibikorwa byawe. Noneho ubwo icyo gihe nasaba bwo Rwanda Revenue ni ukwegera urubyiruko ikabasobanurira serivisi zazo. Kuko wamasheba iyo bamaze kubyumva ubasha kumenya ngo ndasora gucya mu byo ninjije. Ego kuko of course umusoro ni ngombwa, kubera ko umusoro udevelop igihugu, ukora ibintu byinshi cyane, unatugaruka mu byo direct. So ariko nta muntu basoresha amafaranga atakoreye. Ahubwo wenda ahantu ushobora kuva ushobora gukora ikosa mu kudekarara benshi kandi wenda utanayakoreye penalty zo kumanazira kugonza. Exactly. So numva ko kandi ikindi bamenya ko umuntu utangiye business akenshi hari imyaka 2 bamuhereza iyo kudasora. So numva ko byanga bikunze ushobora gufata advantage ukayibyaza umusaruro noneho ugakora. Turasoheza kuri aka kantu. Ndumwe mu bantu bagiye bagerageza kuhura n'abantu hirya no hino, bana bato cyane ubona ko bari kugaragaza ko bavumba ibintu, bashobora gukora ibintu nta naho babyiza ari ibintu bavuga ubwonko bwanjye natekereje numva ko nkoze kiriya nkagihuza na kiriya byarakiriye. Harimo abana bagiye bagaragaza ko bakora amaradiyo bagafata amafrequence mu bwenge bwabo, hari abagiye bagaragaza ko bashobora gukora moteri zigenda, ariko ugasanga nta hantu yabyize n'ibyo ari gukura mu bwonko bwe cyangwa se mu mpano ye. Ariko kugeza amagingo aya ntago ndatinya kubivuga, ntabwo ndabona ku buryo bwagutse bw'izi nzego runaka cyangwa ministeri runaka zasapotinze bamwe muri babana ku buryo buri clear, uretse kuri bumuganirize hakaba umuntu mukurikira akamwishimira ati ngo aya laptop impano y'ikazimira ikarangirira aho ngaho. Theo, urumwe mu bantu babaye igihe kinini, wagiye ku ntebe y'ishuri uraniga bikubitira wenda ko byabaye byiza, bigura umuhanga usutse ubona akazi kagufacilitatinga kubona uburyo bwo kugira ikintu runaka ukore cyagutse. Aba bana b'abajene bari mu Rwanda bafite impano, ariko usanga kenshi zarazimye. Umwana ukamubona nko mu mwaka umwe ati yakoze iradiyo Karongi, undi ati yakoze iradiyo Rusizi, ariko bikarangira umwana ntuzagera ndongera kumwumva. Iki kintu urabona inzego zibishinzwe, ubwo ndavuga ministeri zishobora kuba zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari ukuntu mbona hari igihe bitari sawa, sinzi uko ubibona utewe mu mbone yawe. Icyo uko mbibona, urabona ko byanga bikunze ubundi kugira ngo igihugu gitere imbere. Donc none icyo navuga wenda reka mere hasi gatoya. Urumva mu Rwanda ni igihugu turacyari gutera imbere. Urebye wenda uretse wenda nk'imyaka mike nyuma ya jenoside niho igihugu navuga kirimo kiratera imbere. Ni naho na opportunity zirimo zagenda ziyongera muri rusange. Mu gutera imbere nta bintu byose bitera imbere cyarimo. Wenda ugiye nko mu bihugu bindi byateye imbere nka za Korea naki, usanga nko muri buri quartier harimo ama startup program afasha abana cyangwa se abantu bafite impano kuziteza imbere. Ariko ibyo ni ibihugu byateye imbere bifite budget nyinshi cyane, bifite amafaranga menshi cyane ku buryo babasha kuba barakoze izo programme zikaba zibasha kugira ute kugenda zifasha urubyiruko muri rusange. Twazura mu Rwanda ugasanga izo programme ntabwo ziraboneka, ariko ntabwo mpamya ko zitaraboneka ari ikindi, hari nyinshi zihari ubwenda nuko n'urubyiruko nabwo rutarabasha kugira ute kubasha kumenya amakuru. No vangu nk'urugero wenda ushobora gusanga dufite ama startup menshi cyane afasha abantu bagitangira ama business. For example nka ICT Innovation Center ni imwe muri programme RDB yashyizeho yo gufasha urubyiruko rufite business. No vango ni program free, nta muntu wishyura, uraza ufite igitekerezo cyawe muri Eda multimedia cyangwa muri filime cyangwa muri game development cyangwa se muri mobile application n'ibindi, ufite idea ukaza ukayipresenta, idea yawe yabimeze neza bakagufasha kugira ute haguhereza office ukoramo igihe kigeze ku hafi mu mezi 9 cyangwa se umwaka, ukadevelopa igitekerezo cyawe kugeza muri amezi 9 bakaba bari kugugura kugira ati ni gute business ikorwa
igitekerezo cyawe niba gikeneye support wongera technique bakayiguha, niba ukeneye ikindi kintu gifasha donc ya idea ufite kuba yajya gukora bakabigufasha muso. Numva ko na leta yacu nayo yatangiye kubikora, kuko urumva ni ubundi definitely niho igihugu kugira ngo gitere imbere nuko kibasha gusupportinga innovation, sibyo? So numva ro ko wenda nubwo tutaragira wenda ama innovation center asupportinga ibikorwa benshi mu gihugu, ariko hari nkya zatangiye kuza zigenda zifasha abantu muri rusange. Numva ko definitely wenda ikiba gikenewe ku creating awareness, abantu benshi bakamenya ngo hari ama innovation center afasha abantu ku buntu, umuntu ashobora kuza bakamuha ofisi, bakamuhereza equipment akeneye kugira ngo develop ya business ye mu gihe runaka, business yamara gukura akajyana ku isoko muri rusange. So definitely ibyo bigo byatangiye kuza mu gihugu, kandi nizera ko wenda mu myaka iri imbere leta neza akomeza kugenda creating ibindi. Hari andi ma center y'ama BDC aba muri buri district, ayo ngayo nayo araharafasha urubyiruko. Mpamya kwenda mu myaka iri imbere nanda azagenda aza kugira ngo urubyiruko rutere imbere muri rusange. Umuntu ahita yibaza se abajene murabona babagana gute ku bijyanye no kuba bafashwa cyangwa se basabwa gufasha ku developer ama business idea yabo? Ni hari ukuntu wenda bashobora kuba badafite amakuru, cyangwa se arabavuga ati senge hariya sinaba ndi gukererwa mu kujya kwishakishiriza. Urabibona ute? Baba bafite amakuru asobanutse bamugani nkuko numvise ari igitekerezo cyiza, niba hari ahantu uzukavuga ati ndabasha gukora iki bakagufacilitatinga mu buryo mwe cyangwa ubundi, amakuru barayabona ku buryo mubona butomoye? Ego amakuru araboneka, amakuru araboneka kuko ni ibintu biba biri public, publishing makuru kuri website ya RDB ndetse n'ahandi. Of course n'ubundi opportunities akenshi nibyo nguri urubyiruko tugomba kuba turi ready kugira ngo twakire opportunities zibonetse muri rusange. So ntago tugomba no kurindira ko opportunities zikadusanga mu rugo aho turi. Dufite akakanya, dufite internet nziza mu gihugu. Namenya ko mu bihugu byinshi byo muri Afrika, mu Rwanda turi mu bihugu bifite internet ihendutse kandi yihuta kandi nziza. So niba rero dufite telefone, ugomba kuba wicaye buri kanya uvuga ngo ese ni hehe hari opportunity, ni habonetse opportunity ukabushakisha. Bakenshi usanga ari n'ikintu wenda urubyiruko dufite kuba turi kuri telefone, turi kuri social media gusa, turi kuri YouTube gusa, turimo turalikinga amafoto, turimo turoherezanya message, turimo turareba ngo kanaka yakoze ibi, kandi mu by'ukuri twagombye no gufata advantage y'ama social media cyangwa se za mboga tukazikoresha mu buryo twebwe bitubyarira umusaruro. Numva ko nacyo wenda nakangura n'urubyiruko, social media ni nziza, urasanga abantu benshi nyine yarapostinze, donc ayifite kugira ngo afate telefone ye yifotora agafoto cyangwa agaselfie keza aposting, babyita ngo no gutwika. Ni kuri urubyiruko rwinshi ruvuga ngo bagiye gutwika, sibyo? Usange arasohotse aragize utera postinze ngabonye like, akumva ko kuba yabonye likes gusa ku ifoto abantu 5,000 ba likinze ifoto ye ari ikintu kigize ute kimuhagije gusa. Kandi namenye ngo ese ndakoresha social media, hari Twitter, hari opportunity ku bigo byinshi cyane bibikora mu gihugu, ndajya kuri Twitter ndeba mu opportunity hari muri rusange, ndasacinga ahantu hari opportunity yenye n'ibintu nshaka gukora. Ese niba ngiye no gukora wenda ya mafoto nkifotoza nka posting, none reka nabyo mbigire career, bivemo akazi. Noneho niba ari mafoto nifotoza amafoto meza nya posting, ngere kugira nshobora kumonetizinga channel yanjye mbona amafaranga. Nubwo wenda twavuga yuko akazi kabuze, ariko se twari turimo turanibaza niba opportunity cyangwa se nabyitawe nk'amahirwe hari niba ari kubyazwa umusaruro uko byakabaye bigenda, aho twakomozaga ku mikoreshereze y'izi mbuga nkoranyambaga dufite, ndetse n'uburyo ndetse n'ubwinshi internet iri mu gihugu cy'u Rwanda, uburyo ishobora kuba ibyazwamo umusaruro. Niki rero wabwira abajene muri rusange? Kuko ntekereza ko nubwo tuganira ku bijyanye no kutaboneka akazi hirya no hino cyangwa se ibura ry'akazi, basically ubusanga icyo kibazo kiri ku bajene cyane kurushaho. Nk'umwe mu bantu bakora ibifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga, byire byose ikoranabuhanga ryose rishingiye akenshi rishingiye kuri internet, urabona barikoreshe bati n'ubuhe butumwa wabagenera? Mbere na mbere ndabanza gushima leta ko ikintu cyitwa internet mu Rwanda yaragikemuye, kuko natembe mu bihugu bitandukanye bya Afrika, mpamya ko u Rwanda ari mu bihugu bike bifite internet nziza kandi ihendutse. Iki ni ikintu rwose cyo kwishimira, kandi twumva ni n'amahirwe tuba tubonye nk'urubyiruko tuba tugomba kubyaza umusaruro. Ariko nanone akenshi usanga wenda nk'ama internet mu Rwanda uburyo abenshi tuyikoresha turi ku ma social media, turimo turekinga amafoto, turimo donc tureba nyine ibintu bitatwinjiriza cyangwa se bitagira ikintu bitumariye,
kandi ubundi abantu bisobanukiwe internet ikoresha iracuruza cyane irimo akazi. Exactly. So nkaba numva rero nakangura nk'urubyiruko cyane ko internet kujya kuri social media kwereka kuri Facebook, Instagram n'ibindi ntacyo bimaze. Wowe kujyaho nta kintu ukoreraho ni ugutumwanya Nundi no guhomba. Exactly. Nuvuga ngo wa mwanya ufashe uri kuri social media ureba ifoto ya kanaka warayikinze nawe wagize ute nawe uri ifotoye urapostinze mpamya ko akenshi ntago bitwinjiriza. Icyambere bigutera umwanya agombye kuko ari ibindi bintu bifite akamaro. Icyakabiri ugasanga uri murinjiriza n'abandi bantu. Hano mva rero urubyiruko rwagombye gukoresha izi social media zacu mu buryo ubinjiriza. Niba ugiye kuri social media cyangwa niba ugiye he ushakisha ahantu hari opportunity urebe ese iki kigo runaka cyatanze opportunity ese ni gute nayikoresha ahangaha hari opportunity gute nayikoresha ukoreshe wiga wiyungura ubumenyi cyane ko nk'ubu online hariho resources nyinshi zituma mu bintu byose wize wakaprofundiza. Hanyuma n'ikindi niba unahisemo no kuvuga ngo noneho ngiye kujya nifotoza posting bikore business noneho uyifotoza posting abe menshi umonetize channel yawe ubona amafaranga. Numva social media kenshi ene kintu tugomba gukora awareness ahanini ndetse na leta igashyiramo imbaraga ko donc social media ni nziza tanga amakuru ubasha kumenya information zitandukanye ariko iyo ukoresheje nabi akenshi igutera umwanya ugasanga umwanya wagombye kuwukoramo akazi cyangwa se ukora ibintu bigufitiye akamaro ukoresheje nabi muri social media ugasanga utaye umwanya kandi utabikontrole ni ibintu ugenda ugasanga we addicted kuri byo ugasanga kubireka biragize ute biragoranye muri rusange. Yes, turi gusatira umusozo w'ikiganiro cyacu nizere yuko hari byinshi mwagiye mwungukiramo ariko ndi kumwe n'umuyobozi wa KFTV ni kimwe mu bigo hano mu gihugu nyine biri kugenda bifasha abajene urubyiruko kukuba bavamo abakoresha bo ubwabo. Uriya abantu twese nubwo tuzi ko turi abakozi ariko hari igihe wijana kwijana nyine ubutagenzurwa nk'umukozi hari ibyo uri gukora bitanga akazi ku bandi mu buryo mu cyangwa ubundi ariko nawe hari ubyo nyine uri kwinjiza mu mafaranga. Dusatira umusozo rero KFTV niki wabwira abantu se bahagane se uburyo bwa scholarship buracyaboneka uburyo se mwifuza yuko hanze haba abajene benshi basha kugira gukora ibifite aho bihuriye na kamera nge nibyo nashatse ko twibandaho nyine ku buryo buri digital amahirwe aracyahari bimeze bite niki twasoza babwira. Nasoza mbwira urubyiruko ruri hanze ahangaha baze bige bagira ubumenyi bihangira imirimo uko ni hisigeze. Ikindi ikiza bura cya ibintu bya film making cyangwa se bijyanye na ICT nuko akenshi ni ibintu ukora nta muntu gusaba CV nta muntu kubaza ngo wakoze hehe ntabwo uzajya gupigana ngo bakubwire ngo wagize ute ni ikintu iyo kiza ubikize iyo kiza urakora bakavuga ati umuntu arabizi nta nubwo wenda azababwira ngo turashaka ngo masters cyangwa se PhD zabyo oya nivuga ngo ni ikintu kiri technique iyo wakize ukiza aho ugeze urakora ubumenyi bwawe ukabwerekana muri rusange. So nakangura urubyiruko ruri hanze ahangaha cyane abarangiza kaminuza n'abarangiza secondary ko bagana KFTV muri domaine yari yose kuko domaine zose zihari wakigali yose yakugira akamaro. Hanyuma bakaza bakiga scholarship zirahari uraza applyinga ni udafite ubushobozi bwo kwishyura byanga bikunze ari uburyo twashyizeho bwo applyinga scholarship noneho ukabasha kwiga muri rusange. Ikindi cy'ingenzi nuko iyo bahageze bakuru ubumenyi bufatika ari ubumenyi bufatika dufite abarimu b'inzobere dufite ibikoresho bihagije dufite ibintu byose nuko twabikoze neza ku buryo umuntu uhageze abasha kuhavana ubumenyi bufatika kandi mu gihe gito cyane. Nuvuga ngo dufite ama training y'amezi 3, 6 cyangwa umwaka uraza bitewe na viability yawe ugatema igihe ushaka ariko nkaba mbiziza ko iyo umaze amezi 3 byanga bikunze ufite ubumenyi buhagije ku isoko ubasha gutuma utangira ugakora. Bityo bizafasha kwihangira imirimo ushobora kurangira ukajya gukora studio yawe ushobora kurangiza ukajya gukorera ahandi hantu cyane ko iyi ni field irimo iratera imbere cyane inakenewe numva ko baze bige ibyiza biri imbere. Abakobwa bimeze bite baracyazamo igitsina gore cyangwa nabwo haracyarimo mechanism yo kumva ko ari ibintu by'abagabo abakobwa bumva kwicara mu rugo bakazategereza bajye kubashaka. Hari igihe mu minsi yashize ngo wari umuco yuko wonaga uri umukobwa iwanyu batangiraga kukubariramo umugabo uzazana inka gusa bakagutwara. Abakobwa kukuba bakazamo naho bakishakira imirimo bakihangira imirimo bimeze bite biri kuri percentage imeze bite? Ubundi muri film abakobwa baracyari bake ariko tugitangira wabonaga ari abahungu benshi bakunda kuza ariko muri iyi myaka guhera za 2018 kuzamura abakobwa babaye benshi kandi byagiye bigaragara ko urebye ubundi nko muri filme
nk'umukobwa byagiye bigaragara akenshi ko abakobwa babikora neza. Ni urugero ufashe nk'abakobwa baba editor editinga amakuru cyangwa amafilme cyangwa ibindi bintu, byagiye bigaragara ko abakobwa babikora neza kuruta abahungu. Sinzi niba biri muri natire yabo, akenshi babyatiriba kubera nyine biri muri natire yabo yuko nyine nta bantu batuje kandi ibintu bisaba ufakasingaho. Bakunze kuvuga ko ikintu bagiyeho cyose bagishyiraho umutima. Exactly. Ariko noneho si nibyo gusa, n'indi mirimo myinshi cyane, surtout kamera, kudirectinga cyangwa kugira ute, ni ibintu umukobwa yakora. Kandi hari amafilm menshi meza yagiye directingwa n'abakobwa gasanga ameze neza. So numva ko n'abakobwa twabakangura cyane cyane kuza bakiga, kuko umwe mu mwuga bashoboye kandi bashobora gukora neza, cyane cyane ko n'abarimo bikora neza. Hanyuma baze bige bihugure, bagira ubumenyi, ndetse mpamya ko mu myaka iri imbere ni imwe muri secteur zaba ifite amafaranga kurusha izindi. Ntabwo kwivuga kuko mu bindi bihugu secteur zateye imbere film nasanga ko amafaranga arimo, abantu bayakora ni aba multi-billionaire. So no mu Rwanda rero iminsi igenda yigera imbere, urabona ko secteur imwe iragenda itera imbere, aba investor barimo baraza, ibikoresho twageraga mu Rwanda, ikibazo cy'ibikoresho byaraje, ndetse n'abantu bagenda babasha kubyumva. Numva ko uko ibindi bitera imbere nayo itera imbere muri rusange. That's fine. Theo, wakoze, turagushimiye. Murakoze cyane. Nitwa Rugamba. Abakurikiye ikiganiro tubimenye cy'uno munsi mwese ndabashimiye cyane, kandi ntekereza yuko mwungutse byinshi bitandukanye ku bijyanye n'uyu mwuga wo gukina filime, ndetse no kumenya uburyo igikoresho cya kamera utunze wenda kugura cyangwa se watiriwe ushobora kukibyaza umusaruro, nawe ukinjira mu mubare w'abafite amafaranga. Ikiganiro tubimenye nakagakomeza kubarinda no kuborohereza mu bikorwa murimo bitandukanye hirya no hino.